Yes, twongeye kubasuhuza ni Elize G-Trax nk'ibisanzwe. Ahangaha tukaba turi kuri misiyoneri Jean Bosco Shima, turi kumwe n'umuvandimwe hano yagiye anyura mu buzima bugiye butandukanye, ubwiza, ububi, ariko cyane cyane ububi bitewe n'uko yagiye abinyuramo kandi mu bihe bigiye bitandukanye, niwe uzi ko byamugendekeye bite. Aratangira twibwira adusangizeho muri make ariko byinshi mu byo yagiye ahura nabyo. Amazina yawe ni ayahe? Imyaka, unatubwire bikeya mu byo wagiye uhuramo nabyo tugitangira. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Harerimana Claude, mfite imyaka 25. Mu buzima bwanjye naciyemo, nakuze ndi umwana wo mu muhanda, nta babyeyi mfite. Ubwo buzima nyine nakuriyemo urumva ko atari bwiza, gusa muri njyewe nkabona nifitemo impano yo kubyina. Ubwo naje guhura n'umubyeyi aza kumfasha kugira ngo kariyeri yanjye izamuke. Ndabyibuka hari 2023 mu kwezi kwa kabiri, ngiye gukorera ahantu biba ngombwa yuko havuka ikibazo kiturutse ku bandi, ariko kubera ari njye wari insina ngufi muri ako kazi, biba ngombwa yuko bamfunga. Nagiye nkora, bamfunga imyaka 2, gusa sinacitse intege mu mwuga wanjye wo kubyina. Nkuciye mu ijambo ho gatoya, wihangana, ugomba nyine mfite imisengira byinshi ushobora kubaza. Baragufunze, ese wafunzwe uzira iki? Hari habaye iki? Wavuze ko ufite impano, ese nyuma yo kugufunga impano yawe yaba yaradindiye bingana iki, cyangwa se nta cyahindutse? Niki cyaba cyarahindutse ku mpano yawe nyine nyuma y'uko wenda bagufunze? Ubu uratangira kutubwira byari byagenze gute? Urakoze. Byahindutse byo ni byinshi, kuko hari aho nagakwiye kuba ndi, ubu ngubu nari ko nasubiye inyuma bihagije, narahombye. Kuko ndibuka bajya kumfunga nahuye n'umukobwa bita Sherry Silver nyiri foundation. Nagiye muri competition yo kubyina n'abahungu be. Uravuga Sherry Silver? Tuzi Sherry Silver, ufite platform ikomeye, ufite ibikorwa byinshi. Sherry Silver wa wundi dusanzwe tuzi niwe uri kuvuga cyangwa n'undi mu Sherry Silver? Ni wa wundi musanzwe muzi nyiri foundation. Ubwo nagize amahirwe yo guhura nawe, ndaperforminga muri performance y'abahungu be, nzana n'umwanya mwiza. Twari dufite gahunda y'uko ababa ba mbere hari igikombe cya basket cyabaye mu Rwanda ejo bundi, Giant of Africa. Ni Giant of Africa? Nari kujya kubyinamo. Ko muri iyo minsi ndi kwitegura, ubwo naje kugwa muri risque yo kujya gufungwa. Icyo nicyo gihombo cya mbere na mbere. Nyine muri make byagenze ute? Habaye iki? Ni iki cyabaye ku buryo urumva ngewe impano yawe niyo ndi gushutinga ku mpano yawe? Kubera iki? Kubera watangiye uvuga nta babyeyi, urumva nta muryango, hanyuma uvuga ko ufite impano, ariko iyo mpano yawe yo kubyina ikaba idindijwe nuko wagize ute? Wafunzwe. Noneho rero icyo kintu cyatumye iyo mpano yawe ijyamo kidobyo. Ngewe nicyo kintu nshaka kumenya, nkamenya wazize iki, byagenze gute, habaye iki, n'abantu bakurikiranye bumve
mbese imva n'imvano yo gufunga kwawe, kuba warafunzwe wazize iki, ese byari byagenze ute, ni izihe mpamvu byagenze ute? Murakoze. Nibyo mu kanya nari nkubwiye, nazize telefone ihagaze yawe se? umuntu yibye telefone, amaze kuyiba arayima ngo ninyugurishe. Wagurishije telefone Yinjura. yibwe n'undi muntu? Noneho njye nyigurisha uwo bayibye araza avuga ati uretse gato, it's about to go down guys. Wowe wagurishije telefone yibwe? Nyigurisha n'uwo bayibye. Ikintu gisekejemo aho ngaho nta kindi, ni ukuntu nyiri kwibwa yaguze product inshuro ebyiri, yaguze product inshuro izo ebyiri, urumva nawe ntabwo yari yishimye. Nuvuga ngo wowe umuntu wibye fone yarayikuzaniye, akuzanaho ubwenge bwinshi, wisanga ari wowe ugiye kuyigurisha, noneho kera kaba ujya kuyigurisha na wa muntu bayibye. Komeza. Ubwo wa muntu aba ayifashe maravuze ati se telefone ko atari yawe, ubwo naba njye wakwibye mwaza nkakugurishaho ikintu ari njye uzi ko wagitwaye? Vuga ati ngo ufashwe niwe gisambo. Baragiye barankatira, banshinza icyaha cy'ubuhemu. Baragukatira? Kubera kwiba fone nako si weho wayibye, ariko urumva ni wowe wafashwe, ubwo ni wowe wayibye. Ubwo kuko ari wowe wafashwe ni wowe wayibye, mu yandi magambo gusa kuko fone yibwe baragukatira. Niba atari ibanga bagukatiye igihe kingana gute? Murakoze. Bamporopoje imyaka 5, ngiye gusomerwa bahita bampa imyaka 2. Imyaka 2 nayikoze ndi muri struggle nyine zitoroshye, gusa nkazaza nizera Imana imwe. Sinacitse intege mu bugeni bwanjye, ahantu narindi twagize amahirwe, ubuyobozi bukabidushyiriraho umwanya wo kwidagadura. Kwidagadura kwanjye nta kindi, ni umuziki. Ubundi kuri njyewe ibyiyumviro byanjye banumva yuko umuziki ari bwo bwandu. Muri make ubwandu bwiwe ni bumwe gusa, ni umuziki. Nkurogoyeho gatoya, wavuze yuko wizeraga Imana imwe, akaba ariyo wiringira mu gufungwa kwawe. Ese iyo Mana ni iyihe? Wizeraga iyihe Mana? Kuko hajya hariho imana zitandukanye. Nizeraga Imana y'umutima nama wanjye. Imana yo mu ijuru yakoranaga n'umutima wanjye, ikavuga ati mwana wanjye umura nta kintu uzaba, nkuri hafi. Umve ngo nigeze no kurwara, njya mu bitaro mara amezi 3, kandi ibaza ahantu mara umwaka nta muntu ukuzi mwaho ngaho. Ubu kuba nsa gutya sikari njye wabishatse, ahubwo ni ahantu twebwe tuba tuba. Ni irindi shuri muri make? Ni ishuri niryo buni havuyemo. Bani bajya bavuga ngo ubukene ngo ni ishuri. Cyaraga ari ishuri, ahubwo aho ngaho navuye niryo shuri navuye nize rirenza andi mashuri yose. Ntarakomeza n'ibindi bibazo bikeya nashaka kukubaza. Watubwiye yuko watangiye twibwira, utubwira muri makeya ubuzima bwawe, hanyuma urangije ufite no kutubwira, umaze kutubwira ubuzima bwawe muri makeya, nta kindi kintu warenzaho mbere yuko ngira ibibazo nakubaza? Nta kindi kintu wibagiwe utigeze utubwira? Nta kindi nibagiwe. Ikindi wenda nakongeraho, nashimira umuntu wese mu buzima nabayemo wamfashije kamba hafi. Ni papa wanjye, wenda si
nta mwana uvuga ise mu mazina, gusa ahantu hose ari Imana ijya imugenda imbere, na madamu we bwo ari we mama wanjye, njye mbita ababyeyi kuko nibo bandera. Ubwo umuntu ukurikiranye kino kiganiro yari agiye guhita yibaza se ko yavuze ngo nta babyeyi agira, ko yavuze niwe wenyine nta famiye, kandi ubwo abo babyeyi be bavuye. Ubwo muri make nta kibazo, nimba ntacyo bigutwaye, wenda wadusobanuriraho nko mu minota 2 uwo mupapa wawe n'uwo mama wawe. Ntago ari ababyeyi banjye bakubyara mu nda, ariko ni ababyeyi banjye ku mwuka no mu bikorwa rusange bisanzwe. Muri make nibo babyeyi ufite, barakureberera mu buzima bwawe bwa buri munsi, nibo babyeyi bawe bahari. Ababyeyi banjye batari nibo baba bahari. That's good. Dukomejeho gatoya, muri gereza ese niyihe gereza wari ufungiyemo? Gereza ya Muhanga. Gereza ya Muhanga, ririya ni igororero rya Muhanga, ni Rwanda Correctional Service, batanga serivisi yo kugorora, birumvikana. Hanyuma ubwo twagira ngo tumubaze muri make imibereho yaho, atubwire ibigoye, atubwire imbogamizi, niba hari n'ibyiza byaho nabyo abitubwire, hanyuma dukomeze mbere yuko turangiza kino kiganiro, agire n'icyo atubwira, agire n'inama atanga. Murakoze. Ndavuga ikintu kimwe cyiza cyaho n'ikibi cyaho. Banza icyiza. Icyiza cyaho, iyo ugiyeyo hari ikintu bita ngo tugororoke. Kugororoka si uko ntago baba bavuze ngo nyine ugende utabasha gutera karitoma cyangwa gutera pompaje ngo uze warabyize. Gororoka ku mubiri, ugororoke no mu mutwe. Njye nubwo nari nzi kubyina pe, ariko hari ahantu ugera ibyo bintu ntibikore. Aho hantu iriya igororero rya Muhanga ryambaye hafi. Ubu tuvugana mvuyeyo nzi imyuga igera nko muri 3. Harimo kuboha suna ni iki? utungutu nk'aka nambaye. Aka niko niwe wakikoreye? Njye wakiboheye. Wowe? Njyewe nkaba nzi no gukora utubati tw'imifuka. Kariya kabati nuko wenda bavuga ngo ni akabaroko cyangwa abantu bari kugororoka. Hari ikindi kariya kabati hari ikindi kintu ku ruhande kagufasha mu buzima busanzwe. Niga gucuranga gitari. Ubuzi gucuranga gitari? Ndabizi kabisa. Impano yanjye nabwo si yazimye. Ibintu byanjye byo kubyina bagiye bimfasha mujyane. Wumve ngo n'igororero by'iryo ubwaryo ryamaye radiyo, kandi mu magororero radiyo ntabwo ziba zemerewe. Bamaye radiyo yo kurepeteraho kugira ngo noneho ikintu cyanshimishije kindi, njyewe kuko ubu ngubu ni umunsi wa 2 ushize nashye njya gutaha, umuyobozi w'iryo gororero yarambwiye ati Koro uzi kubyina pe, ariko ibyo bintu wowe uzi ntabwo dushaka ko ari twebwe tuzaza tubibona gusa. Ahubwo wowe taha ugende ubyereke n'abandi banyarwanda, ejo bundi uzaze gusura bagenzi bawe usize hano
ubazaniye ikiro cy'isukari aho kugira ngo uze uje kubabyinira muri gereza. aho baguhaye ni nk'ubutumwa baguhaye icyo gihe baragutumye ngo ugende uhindure n'abandi, buriya ushobora guhindura n'abandi batarajyayo bakaba baretse kujyayo, ukaba warinze kugira gute, ukaba warinze kujyayo. Hari ikibi cyaho se waba uzi cyangwa imbogamizi waba warahuriyeyo nazo mbi? Zirahari imbogamizi ya mbere ku muntu ufite famiye, ufite n'igihe cye. Kwanza tutagiye mu bintu byinshi, imbogamizi ya mbere ni umwanya, ni uguta umwanya uri aho ngaho, niyo mbogamizi ya mbere uba uhuye nayo mu buzima. Wumva ari iki ugiye guhindura muri sosiyete? Kuko uko wari ubayeho hariya urakuzi, gutandukanye no hanze aha, wumva ni iki wahindura? Murakoze. Ibintu ngomba guhindura byo ni byinshi. Ngomba guhindura njyewe Claude, uwo nari ndi we 2023 na 4 na 5, shaka kuza ndi Claude mushyashya. Ntago sinzabikora mu bundi buryo, nzabifatanya n'abanyarwanda muri rusange. Ikindi kintu nabwira abantu badukurikiye, ibintu by'ibigare babyirinde. Utari mu kigare, iyo mba nari mu kigare simba naratakaje wa mwanya nakubwiye cya gihombo nagize. Bivuze ngo ikintu cya mbere cyo kwirinda ni ikigare, kugira ngo hato umuntu atazisanga hehe hahandi. Bivuze ngo ushobora kugira ikigare byonyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukisanga wageze mu maboko atari ayawe, ariya nyine. Urakoze cyane Claude, ariko mbere y'uko dutandukana, ni iyihe nama muri rusange wagira abantu, wagira urubyiruko, wagira abo mu rungano, abo mungana, kuko nta muntu wakifuza kujya hari ahantu hariya, urumva wakifuza kugororwa, ariko ntabwo wakifuza kugira gute, gufungwa. So hari ugufungwa, hari no kugororwa. Impamvu uba ufunze nyine uba uri ahandi hantu, ntabwo uba wisanzuye, uba uri ahantu nyine uba ufunze. So niyo nama wagira urubyiruko kugira ngo batazisanga bafunzwe, kuko nta keza ko kugira gute, nta keza aho gufungwa muvandimwe. Urakoze. Ubundi urebye ahanini mu magororero hafi ya yose mu Rwanda, urubyiruko nirwo rwinshi rurimo, kandi ugasanga urubyiruko ni abasaza bajya batubwira ngo, cyangwa ababyeyi bacu cyangwa abandi n'abayobozi bavuga ati urubyiruko ni imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Ariko iyo uri mu igororero ntabwo uba uri kubaka, ahubwo uba uri kugira ute, kudindira. So noneho icyo narenzaho ku rubyiruko rudukurikiye, si n'urubyiruko gusa, n'ababyeyi bacu nabo inama nabagira, birinde ikintu cy'ikigare. Utari mu kigare, nibyo nakubwiraga, ikigare mvuga ntabwo uracyumva, agakungu. Burya agakungu niko kabi, niko gateza ibintu byose. Wowe njyewe ubwanjye nafite inshuka ngo nkore ibi ngibi mu buryo bwayo, nta hantu nahurira n'iryo gororero. Sibyo?
murakoze. mise mbyumva neza. Izo ntago zari inshuti, cyari ikigare. Ego. Hari uwaba waragusuye mwabo bashuti bawe? Murakoze. Abansuye nasuwe n'umuntu umwe ari we wandi nakubwiraga, uwo nita umubyeyi, ariko basi wagerageje kunsengera ndamushimira. Ni ikihe kintu wavuga? Ni ikihe kintu wavuga ku uwo mubyeyi wawe? Ni iki wamubwira? Ikintu namubwira ni ukudacika intege kuri njyewe cyangwa no ku bandi nkanjye. Ubundi umutima ugira neza, njye uko nabibonye, nakubwira ati kubyina nubwo bwandu mbana nabwo, nawe ubwandu bwe ni ukugira neza. Imana ijye imukomeza imwongerera imigisha. Imana ibyumve imuhezagire, niko abarundi bajya bavuga, imuhe imigisha myinshi cyane. Ni umubyeyi mwiza. Urakoze cyane Claude. Murakoze namwe. Hanyuma abadukurikiye rero, iki kiganiro cyose hano ni kuri Missionnaire Jean Bosco Shima, haberaho ibikorwa bigiye bitandukanye. Muzajya mubona ibiganiro bigiye bitandukanye, zadusura abana bataba iwabo, atari ko aribo babihisemo, ko ari ubuzima aho bukwerekeje niho ujya. Hanyuma tubasure, tubaganirize, tubafashe uko dushobojwe na Nyagasani, tubafashe. Niba ufite imyenda, niba ufite inkweto byinshi utakambarira rimwe, hakaba hari n'ibindi byibura ushobora kumara n'imyaka 2 utarambara. Niba ufite imyenda 2, 3, zanaho umwe ubundi ukora umurimo w'Imana. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo azabazwa abagize ute, abumvisha ijambo ry'Imana ntibagiye gushyira mu bikorwa. Abo ngabo bazabibazwa cyane. Hanyuma bumvisha ijambo ry'Imana, umusomyi wa Bibiliya uragenda ukatubwira ngo noneho ibi ngibi maze kwiga, iri somo maze guhabwa cyangwa mbonye, ngiye kubikoresha iki? Biranyigisha iki? Ngiye kubimaza iki? Genda uhindura abandi, genda ubwira abandi ibyo wowe wagize ute wamenye. Ibyo mbivuze ko iyi cano ni y'ubutumwa bwiza, ntago ari yo gutwika bimwe tujya twumva bavuga. Y'ubutumwa bwiza, niyo umutima ukunze, niyo gufasha. Ubwo rero ndetse n'amarembo arafunguye ku bantu cyangwa se ku muntu wese wakumva yakifuza gutanga support. Umuvandimwe nibwo akiva muri gereza, birumvikana nta minsi aramara, ari hanze, nta famiye, birumvikana. Uwo ari we wese wagira umutima mwiza, umutima ukunze ndetse no gushaka kw'Imana, yafasha 100, 200, 300, 500, 600, 700, 800, cyangwa 1000, cyangwa 5, cyangwa 10, cyangwa 50, ibihumbi 60 wabifashisha umuntu akabaho, mu buzima bwe hakaba harimo akaboko kawe, Imana ikabiguheramo umugisha. Mukomeze mukurikirane Missionnaire Jean Bosco Shima, musapotinge, mukore subscribe, murebe. Ntago hari ibikorwa bibi, hari ibikorwa byiza. Usangaho indirimbo nziza, usangaho ibiganiro byiza. Mukomeze muze murebe, mukore subscribe, tage n'ibitekerezo, Imana ibaho umugisha. Ikindi nababwira nuko Imana ibakunda,
natwe turabakunda, mukomeze mukurikirane ibi bikorwa, munadusure, munatuganirize, munatuvugishe, munatanga ibitekerezo muri comment. Numva yashaka kugira icyo yavuga, inama yatugira, turaza gupiningaho nimero, ufite inyunganizi waza guhamagara. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Ciao.